Muraho neza nshuti z'Imana, amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kubana mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge mbere y'uko dutangira. Uhoraho Nyagasani Imana, ngwino ubane natwe kandi udusobanurire ijambo ryawe, nibyo tukwisuye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Njya nibaza kenshi cyane, ni impamvu ki tubona abantu bababaye cyane kuri iyi si? Kuki muri ubu buzima abantu tutangana? Usanga hariho abakire ndetse hakabaho abakene, hakaza kubaho n'abatindi nyakujya, ndetse ugasanga hari n'abantu bajya babura ibyo kurya. Mu by'ukuri ntabwo muri iyi si abantu twese twangana, niko bimeze, ni ukubera icyaha. Ariko se none ni ikihe kibazo nyamukuru gituma abo bantu bakennye, abo bantu babura ibyo kurya, ahandi babimena? Ni ikihe kibazo nyamukuru kihaba? Mu by'ukuri tugiye kwiga insanganyamatsiko ivuga ngo gutunga Imana. Impamvu tubona ibyo byose biba ni ukudatunga Imana mu mibereho yacu. Iyaba twatungaga Imana ntabwo abantu bababara. Buri wese yakumva yuko akwiriye gukiranuka mu byo afite byose, agafasha abakene, akagaburira abashonji. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka mu gice cya 18 ku murongo wa 22, ahangaha tuhasanga umutware waba warakoze ibishoboka byose, yarakurikije amategeko y'Imana, ndetse ngo uhereye mu buto bwe. Usanga twebwe no gukurikiza amategeko y'Imana tumaze kuba bakuru bijya bitugora, ariko uyu we yarayubahirije uhereye mu buto bwe. Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cya 18 ku murongo wa 22, ngo Yesu abyumvise aramubwira ati, noneho usigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigure uhe abakene, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru, uhere kuzunkurikira. Uyu mutunzi yaratunze byinshi cyane. Yesu aramubwira ati, nimba warubahirije ayo mategeko yose, usigaje kimwe, ukwiriye guha abakene ibyo ufite, ubundi ukabona kunkurikira. Abakire baragira ikibazo, baribaza bati, se none ibyo dutunze byose tuze kugenda tubiha abakene kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana? Oya, turi buze kubona igisubizo mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Luka igice cyawo cya 12 umurongo wa 13, niho turahera. Umutwe waho uravuga ngo umutunzi w'umupfapfa. Ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, mbwira mwene data tugabane imyandu. Ushobora kwibaza ati, se iri jambo imyandu risobanuye iki? Iri jambo imyandu risobanuye umurage ushobora kuba warahawe. Niki iryo jambo imyandu bisobanuye? Ngo nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo mbagabanye ibyanyu? Aramubwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Bishatse kuvuga iki? Nta muntu uzakizwa ngo nuko afite ibintu byinshi, kandi nta muntu uzarimbuka ngo nuko yaratunze byinshi. Nuko Yesu abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho munika imyaka yanjye? Mu by'ukuri
natwe iyo twungutse byinshi twibaza uburyo butekanye twabibikamo. Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubaka urundi runini, abe arimwo munika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye, ngo nibwo nzabwira umutima wanjye nti mutima ufite ibintu byinshi bikubikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unwe unezerwe. Ariko Imana iramubwira wa mupfu we, muri iri joro uranyaga ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande? Ngo niko umuntu wirundanirizaho ubutunzi amera atari umutunzi mu by'Imana. Mu by'ukuri hano tuhasanga uyu mugani Yesu yaciriye uriya muntu wamubwiraga ati ese none ngurishe imiragi yanjye kugira ngo nzabashe kuba nabona ubugingo buhoraho. Nk'uko twabibonye Yesu yamubwiye yuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Twamaze kubona iby'uyu mugani Yesu yaciye w'uyu mutunzi w'umupfapfa wamaze kubwirwa yuko ubugingo bwe agiye kubunyagwa. Arabwirwa ngo none ibyo waruhiye bizaba ibyande? Mu by'ukuri si uko gutunga ari ikibazo, ahubwo gutunga byinshi tutabasha gufashishamo abakeneye ubufasha nicyo kibazo. Kuko uriya kuba yari afite byinshi ntabwo yigeze afasha imbabare, ntabwo yigeze amenya yuko ubwo butunzi yabuhawe kugira ngo agoboke abashonji, ahubwo niko kwishyira hejuru yumva ko kubwo butunzi yabuhawe n'imbaraga ze bwite. Aravuga ati mutima wanjye ishime iryo unezerwe. Ariko iyo aza kuba umutunzi mwiza aba yarafashije bagenzi be. Hano ngaho iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 33 hari isomo rivuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nshuti mwene data, mwifurije kubanza gushaka Imana, niyo izadufasha kumenya neza uko dukwiriye gukoresha ubutunzi bwacu umurimo, kuko turi ibisonga byayo. Mbifurije kuba ibisonga byiza bya Yesu bimukiranukira mu izina rya Yesu. Amen.